nyine Rwanda icyo rufite nari ngiye kuvuga uretse u Rwanda rufite satellite nese rwa satellite ntabwo rega kuvuga ngo turi ko dushyira amafoto hejuru aribyo bigaragaza umuhangange. U Rwanda rufite icyogajuru mu isanzure bro, iyo urimo bambe kuza rero umuntu muri yikina Afrika ngo drone. muri Afrika abantu bafite satellite ni ya South Africa ntutwibe U Rwanda rufite icyogajuru cyitwa rwasat rwa kiri mu sate isanzure, yego. gikontororerwa mu Rwanda None se si icy'u Rwanda? se butemiri bwa shyamba ngo iki nibyo kugifata Noneho nibyo nta muntu muri kumbi iyo u Rwanda iyo rufite urimo nibyo kumbwira satellite u Rwanda rufite urumva satellite Kongo ifite abakongomani bagenda bagura satellite. u Rwanda rufite satellite abakongomani bafite Sukhoi urakoze kubivuga se butemiri bwa shyamba uretse gato none se ubwo niki kiri hejuru y'ikindi? ntimukatwibe u Rwanda rufite satellite cyangwa wenda u Rwanda rufite ntuza wenda rufite ariko se godifa ni ubwa mbere ubyumvise izina ry'Imana ni ubwa mbere satellite ni icyogajuru my satellite friend yuzuye yoherejwe mu kirere kandi iri gukora ubu ngubu y'u Rwanda apana ya Kongo cyangwa ya East Africa. no iyo tuvuga satellite mujya muri abiri satellite ni izi ngizi Elon Musk yohereza mu ijuru barasira muri Amerika hariya kuri ntuza satellite ikajya mu ijuru ni nk'iduko ni bivuga ngo ibiri hagati y'ijuru n'isi satellite muri kuvuga ni iyi ngiyi tuzi iyo uzi ko ari satellite icyitwa ngo satellite muri Afurika ibihugu bifite satellite ntabwo iba mu kirere iba hagati y'isanzure n'isi ni ukuvuga ngo hagati ni mu isanzure hataba umwuka. Urakoze iyo rero icyitwa ngo satellite iriho idarapo ry'u Rwanda naje narabyumvise apana kuvuga ngo ni minisita yabyumvise iriho birazwi kandi u Rwanda rwarabitangaje ko ruri kubikora kandi byarakozwe irahari. ni ukuvuga ngo byose n'ibyo kurya kirombo yariye baba babizi noneho. None se niba umuntu avuga ibintu ukamubwira ngo cyangwa ugaceceka niki uba wizeyeho cyangwa se wenda reka tuvuge gutya nani Godfather urabona uriya kirombo ibyo yatangaje wigeze wumva perezida w'u Rwanda amusubiza nk'uko yabivuze ariko yaramwihoreye umuntu wamusubije ninde ni umuvugizi wungirije wa guverinoma kandi nabwo abivuga mu buryo wenda budashatse kumugaragariza ko ari we ari gusubiza aramureka. Igihugu cyonyine muri East Africa gifite satellite n'u Rwanda nta kindi. Reka minisita ndumiwe nakomeze icyo nari ngiye kuvuga nuko nk'abantu bazi gusoma mapu urebye mapu y'u Rwanda na mapu yari abantu baprovoka batuka kutabashwanyuza ni nka kwa kundi bareka ntego gukoresha imbaraga z'umurengera ariko ntabwo bishoboka ko umuntu yaprovoka u Rwanda aturutse muri kiriya gice ngo bimugwe amahoro niyo yaba atahaturutse kandi ntabwo ingabo z'u Rwanda ziri ku rwego rukora defile n'ibisasu n'imbunda na za burende ngo bazamure indege kubera ko ibyo bintu barabirenze. U Rwanda rwarababaye rwahuye n'amateka ruzi iyo umuntu apfuye icyo bisobanuye. Ntabwo rero n'ubu ngubu nubwo nka bariya binjiye ariko kugeza kuri iyi saha Kirombo akwiye gusubizwa na Minister of Happiness kuko amagambo y'ubusaza avuga ngomba kumusubiza nyine. Ntabwo azavuga ngo nzatera natwe tuvuye ngo nutera ngo numara gutera tuzagutera danye tuvuge oya bo bajye baza gusa n'ubundi dufite customer care iriya niyo customer care tubaha ukuje turakwakira waza utuje tukaguha amata waza urwana nabwo tukakwakira ariko buriya ntabwo inzara izabica uzabureba niba ajya kubagaragaza ntabwo bazabananutse. Mu yandi magambo ndatunguwe minashangala niko ajya bivuga mu Giswahili. Minisita mbonye impamvu hari rya jambo riravuga ngo abanyarwanda ni mutimaze muryame musinzira abasura basuye murarinzwe. Batimaze ubu nibwo bibonye
mbonye ya ahubwo hari mpamvu n'ibindi. kugira ngo bantu mutuye Rubavu muryame mutimaze murarinzwe. Nibwo ndi kureba definisiyo yabyo. Dufite satelite none bari kuzana drone, bari gukangisha ubudroni. Nashanga ahubwo se nani Godfather, iyo drone bafite kwanza ni drone imeze gute kugira ngo ubanze wigereranye wenda cyangwa niba bafite drone ese wavuga ko u Rwanda rwo rutagira anti drone yayo? Ni ikibazo ahubwo umuntu yakwibaza, niba bavuga ngo bafite drone, iyo drone uko yaba imeze kose ese u Rwanda rwabura anti drone yo kuyihanura? Ejo bundi mwararebye za ndege oya reka zavuye kuva kuri ibyo ngibyo wivuga ngo anti drone na M23 irazihanura. M23 ntiyayihanuye urakoze ejo bundi. urakoze M23 irabushyira hasi every day. Wowe urambwira ngo u Rwanda rufite anti drone, M23 okay ihora izirambika hasi. Ibyo oya ngibyo rero ije drone ni petit naringize problème. yego wari ugize drone njyewe naringiye kuvuga noneho izo za Sukhoi nkuko wari ubivuze ngo bakohereze nani ya Sukhoi. So urambwira ko iyo kubera ko nani harya ni Tshisekedi yaravuze ngo afite igisasu ngo yakohereza harya ngo ni Kigali. So turahari ngo aradufite ubwo arakeka ko u Rwanda ntatwo dufite two kohereza Kinshasa noneho two tugiye kurwanya intambara y'amagambo hano. Oya cyangwa utwo guhanura iyo ngiyo yavuga ngo iyo guhanura iyo ngiyo yakohereza Kigali. Nicyo naringiye kuvuga wenda muri make wenda ndarengereye. Bahanganya gato nkubwire. Yes minister. Ntabwo u Rwanda rujya rukora intambara yo kuvuga ibikoresho byarwo. U Rwanda rurakureka waza uko uje bakakwakira, ariko iyo umukuru w'igihugu yavuze ngo muryame musinzire, mu yandi magambo bisobanuye ikirere kirarinzwe. Iryo jambo risobanura ubwirinzi bw'ikirere. Kuko niba umuntu avuga ngo ubutaka ntiyatera u Rwanda, yamaze kubibona kuko u Rwanda atarutera ngo arushobore, yarangiza ngo nzaca mu kirere, umukuru w'u Rwanda akatubwira ngo muryame musinzire muniyongeze mubyuke mujye gukora ibyanyu. Iryo jambo risobanuye ubwirinzi bw'ikirere. Ariko ntabwo uzigera wumva bavuga ngo igisasu ngo ubwoko bunubu ngo Sukhoi niza ngo kizahaguruka ngo kizagenda ibimetero ibi n'ibi. Ntabyo ushobora kumva, kuko kimwe mu bintu bibi muri intelligence nuko ingabo zivuga ibikoresho zifite, nuko zivuga umubare wazo, nuko zivuga uko ziri ku burinzi, nuko zivuga amabanga nk'ayo ngayo yumva asohoka nyine y'abazayirwa. Icyo kintu cya mbere wagitsinzwe. Ariko iyo umukuru w'u Rwanda avuze ngo muryame kandi musinzire, hari undi wavuze ngo nzohereza igisasu i Kigali, bisobanuye ko u Rwanda rurarinzwe nyine, hari ubwirinzi bw'ikirere cyane. Ibyo jambo rirahagije. Gusa nani minister ubundi ikintu kimwe gusa jewe navuga, reka dusubire kuri ya topic n'ubundi. Icambere cyo urabona bariya banani niba ari n'abazarendo niba nabita, kuko ngiye sinza nita ngo n'abasirikare kubera igisirikare Kongo. Tshisekedi wenyine yaravuze ngo nta gisirikare afite, ntacyo afite, ngo niyo mpamvu ngo ari kucyubaka. So niba umuntu avuze ngo nta gisirikare afite yarangiza akongeraho n'ibindi, urumva ko icambere cyo abavuze ko nta kuntu n'izo drone noneho niba wenda anazifite yatera u Rwanda, ese azateresha ikihe kintu wenda azakoresha cyane cyane. Abenshi numvisha mu kanya bavuga wenda simbizi Godfather kubigarukaho ngo East Africa ngo iriya nani niba ari SADC iyo yazanye ngo niyo ari azakoresha. Icyo ndatekereza nibaza ukuntu azajya gukoresha ingabo z'ibindi bihugu ngo nizo zigiye gutera ikindi gihugu atari cyo kiri kumurwanya. Mbese sinzi wenda niba hari icyo wamfasha wenda ukansobanurira ukuntu yakoresha izo SADC kugira ngo atere u Rwanda. Sinzi niba hari icyo wamfashamo cyangwa Godfather. Ariko se utagiye kure, hari ibihugu byo muri SADC biri intambara yananiranye kugeza kuri iyi saha u Rwanda rwagiye kugarura amahoro.
niba rero batashobora kugarura amahoro iwabo, aka kanya ukavuga ngo baraza gutera igihugu nanone cy'igihanganye cyo kugarura amahoro mu bihugu baturanye. Ibi erega tandukanya amagambo yo gusaba amajwi mu matora n'ibikorwa, ni ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu navuga ikintu, none se kuki atavuze ngo njyewe nk'umugabo w'ikirenga w'ingabo nzategeka ingabo zanjye zitera u Rwanda, aho akavuga ngo nzasaba abadepite nibanyemerera ntera u Rwanda. Iryo ni ijambo ririmo kwikontradwiza, ririmo kugaragaza ko udafite ubudahangarwa ubwawe bufata umwanzuro ngo nohereje ingabo, kuko umugabo w'ikirenga w'ingabo ntekereza ko aricyo bivuze. Niba bo nzasaba abadepite ni ukuvuga ngo azongera bisabe, ntabwo yabyemeje hariya. Yavuze amagambo kugira bamutore, ashyiramo gutera igihugu, ariko anashyiramo ko hari abazasaba kugira ngo agitere. Ni icyemezo ko azabimwemerera. Urumva ko ari ugushotora ikindi gihugu, ayo magambo yonyine aba akoresheje, nubwo mu nzira aba yakoreshejemo ari iyindi, ko urumva ko ari kwanza ari ugushotora igihugu. Noneho yakongeraho akavuga noneho andi magambo mabi kuri perezida w'icyo gihugu, apana gusa ngo avuze ngo azatera u Rwanda, noneho avuze ngo perezida w'u Rwanda ngo amugereranyije n'umuntu mubi isi yose izi ko yakoze amarorerwa mu isi yose. So nk'uko Mudufada yaravuze, ese ibi ngibi ntizaba ari ugushotoraho? Noneho nk'ubu ngubu ingabo ze ko zirambuka zikarenga umupaka zikajya gutera, njyewe nabyita ngo ni ugutera, kubera ko niba baje bazanye n'imbunda baba bateye, nuko basanze abasirikare b'u Rwanda bameze neza, bahagaze neza nyine bakabafata, ariko urumva ko baba bateka meme. Si ukuvuga ngo bari baje kugira, ni ukuvuga ngo bari bafite protection yabo, nibagira n'uwo wahunze n'icyerekana ko bari baje gutera, nuko uwo nguwo yashatse kurasa abo yasanze cyangwa abo yari agiye guhangana nabo, niko mbyita.